Yesu nashimwe, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane, dushimye Imana muri iki gitondo kandi tuguwe neza. Tunejejwe n'Imana mu mutima itwemereye kongera kuboneka muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Twongeye gushima Yesu ku bwanyu kubw'uko murimo mukurikira ijambo ry'Imana, simwe mwenyine kuko hari n'abandi bazarikurikira nyuma yacu. Umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Turabasengera, njya nkunda kubibabwira kandi turabakunda cyane. Ndatekereza yuko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi rizagira icyo rikora mu mitima yacu. Ni inkota ityaye ihinguranya, ni ijambo rivugwa ubuzima bwacu bugahinduka. Yesu nahabwe icyubahiro. Tumaze iminsi rero tuganira ku ntwaro z'umwuka wera. Iyo tuvuze intwaro z'umwuka wera ngira ngo urabyumva kimwe. Iyo tuvuze intwaro wumva ko ari iz'urugamba. Ntabwo turi mu gihe cy'amahoro kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Turi mu gihe cy'intambara kandi twashyizwemo kubera yuko turimo tujya mu gihugu cyo mu ijuru. Turagomba kuba mu rugamba turwana n'umwanzi. Hanyuma rero iyo tuvuze intwaro biragusaba guhita wumva urugamba. Ntabwo ari ngombwa, twabivuzeho cyane, kuryama mu kibuga kirimo kiberamo intambara cyangwa kwica amatwi igihe amasasu arimbanije. Ntabwo ari ngombwa, ahubwo wambara neza ugafata intwaro zose ugomba ukajya mu ntambara. Hanyuma iyo tuvuze ko ari intwaro z'umwuka, hari icyo ugomba kubanza kumenya. Ni intwaro z'umwuka, si intwaro z'abantu. Rero ni umwuka uzigira, ntabwo ari kamere muntu, ntabwo ari umuntu uzitunga. Ese ziboneka ziti? Ese bibaho ko umuntu wuzuye umubiri gusa cyangwa se kamere muntu ishobora gutunga izi ntwaro z'umwuka? Oya, ntabwo bishoboka, kubera yuko twavuze ko ari intwaro z'umwuka, ni nako Bibiliya ivuga. Ntabwo watunga intwaro z'umwuka, rero umwuka niwe ugomba kuba azitunze. Bivuga rero ngo ugomba kubanza kugira umwuka wera, ugomba kubanza kuzura umwuka wera, ugomba kubanza kuba mu mwuka. Ese umuntu abona umwuka ate? Umuntu yuzura umwuka ate? Ibyo ni ibindi, ni isomo rirerire. Gusa ndagira ngo mbabwire ngo Yesu yigeze abwira abantu, arabwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, abasenga data bamusengere mu mwuka no mu kuri, kuko bene abo aribo bakwiriye gusenga Imana, kuko Imana ari umwuka. Yesu nashimwe cyane. Rero turi mu gihe rero tugomba gusenga kandi tugasengera mu kuri no mu mwuka, tugasenga Imana twuzuye umwuka wera. Umva ikintu Yesu yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo nimara kugenda ntimuzajye mu ivugabutumwa, muzandindire Yerusalemu. Mujye Yerusalemu mutegereze icyo data yasezeranije. Abo bantu bari bamaranye na Yesu igihe kinini cyane, nk'imyaka 3 abigisha, ariko ntiyakunda ko bajya mu ivugabutumwa, ntiyakunda ko bajya kubwiriza, ahubwo abohereza kujya i Yerusalemu kubwiriza cyangwa se gutegererezayo icyo Imana yari yarabasezeranije. Yarabwiye ngo nzabaha umufasha, umwuka naza azabayobora mu kuri kose, azabigisha, azabagira inama, kandi dore ibimenyetso bizagendana n'abizera. Arabibabwira, muzakandagira inzoka na sikoropiyo, muzarya icyica nacyo kizabatwara. Ababwira ko bazakora ibimenyetso n'ibitangaza, ariko babanze bajye Yerusalemu bamurindire. Aho niho bazashobora guhura n'icyo data yasezeranije. Hari abantu benshi rero, cyangwa se hari uburyo bumwe umuntu ashobora kubaho, akaba ari mu itorero, akaba ari umukristo umaze igihe rwose, ariko atarigeze arindirira Yesu Yerusalemu. Mu yandi magambo, atarigeze ahura n'umwuka wera. Pawulo yigeze agera mu itorero rimwe, arabaza ati ariko mwigeze mwuzura umwuka wera? Mwabatijwe mu batizo cyatu wa Yohana, mwuzuye umwuka wera? Ati reka ntituzi nimba yaranaje. Hari abantu batazi ko umwuka wera yigeze aza mu isi, hari abantu batazi ko umwuka wera ariho, hari abantu batazi ko umwuka wera akora. Rero izi ni intwaro z'umwuka wera, ntabwo ari intwaro z'umuntu. Bivuga ngo uragomba kubanza kuzura umwuka wera, uragomba kubanza kubatizwa umwuka wera, uragomba kubanza ukayoborwa n'umwuka wera. Kimwe ushaka kuzura umwuka wera, ikindi ugomba kuyoborwa nawo. Kandi umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umwigisha, umwuka wera ni umuyobozi. Yesu nashimwe cyane. Turi muri iyi si duhura n'ibintu byinshi bitandukanye, duhura n'intambara. Niyo mpamvu dukenera imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo byari koroha, niyo mpamvu Yesu yababwiye ati mujye Yerusalemu mundindire muntegereze kugeza igihe mbohereje ibyo data yasezeranije. Yarabizi neza yuko imbere yaho hari ibikomeye, yarazi ko imbere yaho imbaraga z'umuntu zitahanyura, cyangwa se umutima wa muntu utashobora kuharinga. Yarazi ko bazabica, yarazi ko bazahura n'ibibazo bitandukanye, yarazi ko bazabagambanira, yarazi ko bazabakereza inkero, yarazi yuko bazabicurwa agashinyaguro. Yagombaga rero kubasigira imbaraga zidasanzwe, imbaraga zikorera muri twebwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka twahawe ntabwo ari ubwoba, ahubwo ni uw'imbaraga. Imana nishimwe cyane. Rero
turi mu ijambo rero rivuga ngo kugendana cyangwa se gutunga intwaro z'umwuka wera. Nari mbanje kubasobanurira ngo ntago ari ikintu kizana, ntago ari ikintu cyahono kujya Yerusalemu no kujya ku mavi. Bari Yerusalemu bakora iki? Ngo bagezeho bahuza umutima, barasenga, bahuza umutima, hanyuma binginga Imana. Ku munsi wa 10 Imana ibaha ku mwuka wera. No gusenga no kwinginga Imana no kwemera kuyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu tuje kuvuga ku ntwaro z'umwuka wera. Rero bigomba kandi ni ngombwa yuko ugomba kuzura umwuka wera cyangwa se gukoreshwa n'umwuka wera. Ntago hajya muri uyu murimo utaruzuye umwuka wera, utarahuye n'umwuka wera. Ntago idini gusa rihagije. Ibi bintu by'Imana cyangwa se ubu buzima bwo kuba mu Mana cyangwa kugendana n'Imana, ntago ari byo uzakora kuri Instagram, ntago ari byo uzakora kuri Twitter, ntago ari byo uzakora kuri Facebook, kuri WhatsApp, ku ma channels atandukanye. Oya, ibi ntago ari aho biva. Imbaraga z'umwuka wera ziva mu ijuru, ziva ku Mana Data wa twese, kandi ni isezerano ryacu. Muri Malaki ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abantu, abasaza bazarota, abajeni bazerekwa, abandi bazahanura. Rero ni isezerano ryacu n'abazadukomokaho. Imana nishimwe cyane. Ntago ari ibintu rero wakura ngo kuko wize amashuri menshi. Hari ibidakorwa n'amashuri menshi rwose. Imbaraga z'umwuka wera ntiziva mu bitabo byinshi wasomye. Imbaraga z'umwuka wera ntiziva muri theology wize. Niyo wakiga ukaminuza ukarenza ibyo abandi bize byose, ibitabo byose ukabiheza, ntago imbaraga z'umwuka wera zivaho ngaho. Ntago gukoreshwa n'umwuka bivaho, ntago gutunga intwaro z'umwuka bivaho ngaho, ntago bishoboka. Rero ibyo ntago bibaho. Niyo mpamvu Yesu yabwiye ati mugende, mumaze kwiga igihe kinini, mwize imyaka 3, ariko nimundindire. Hari ibidakorwa n'ibyo nabigishije, hari ibikorwa n'imbaraga z'umwuka wera. Impamvu ni imwe, kumvira ijambo ry'Imana bisaba kuba ari umwuka wera ubigufashijemo. N'ikimenyimenye, hari ibintu byinshi wasomye ariko umunsi wa none utarashobora gushyira mu bikorwa. Byonyine no gusobanukirwa Bibiliya bisaba umwuka wera, no kumva icyo Imana ivugana nawe bisaba umwuka wera, no gusenga bisaba umwuka wera. Ikintu cyose muri ubuzima bwa Gikristo bisaba umwuka wera. So rero nagushobora na gato kunezeza Imana, nagushobora na gato kugendana n'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo umwuka wera aratunihira, aradusengera, kuko ni ubuzi icyo Imana ishaka. Rero bisaba umwuka wera. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi rero reka turebe ku ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye mu Befeso igice ni icya 6. Duhere ku murongo wa 14. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso musabira abera bose. Imana nishimwe cyane. Uyu munsi turareba ku ntwari imwe iri ku murongo wa 17. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Turareba ku gakiza nk'ingofero, tuzagenda tureba intwaro imwe imwe kugeza igihe tuzazirangiriza. Mwakire agakiza ingofero. Ahangaha ngira ngo murabizi ko Pawulo arimo yigisha Abefeso, arimo ababwiriza intwaro z'umwuka. Hari aho yari arebeye ku basirikare uburyo bambara, areba uburyo bambara ingofero, areba uburyo ki bambara icyuma gikingira igituza, areba uburyo cyeso, hanyuma arabihuza. Mwakire agakiza ingofero. Imana nishimwe cyane. Agakiza twaragahawe kubw'ubuntu bw'Imana, cyangwa se harusha no kuba neza amatwi uyu munsi atarahura n'agakiza, kuko Yesu ni umukiza. Yesu niwe mukiza. Umunsi umwe amarayika aje kubwira abungeri yuko havutse umukiza. Arabwiye ngo mbazaniye amakuru y'umunezero, kuko uyu munsi umukiza yatuvukiye mu murwa wa Dawidi. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero bivuga ngo kwakira agakiza ingofero. Turaza gutinda cyane kuri iki kintu cyo kurinda umutwe, nk'uko bavuze mu ijambo ry'Imana ngo agakiza katubera ingofero. Ese bivuze iki? Ukuri kuri muri iri jambo ni ukuhe? Ukuri kuri muri iri jambo ni kumwe.
umwanditsi w'imigani 16:32 yaravuze ngo utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Utihutira kurakara wese aruta intwari, utegeka umutima we akaruta utsinda umudugudu. Yongeye no kuvuga aravuga ngo uburakari buva mu mutima w'umuswa. Hanyuma ahangaha umutima uvuze iki? Umutima uvuga imitekerereze y'umuntu cyangwa se ubwonko, ibintu nk'ibyo ngibyo tutari butindeho cyane. Iyo umuntu ashoboye kwambara kasiki, ashoboye kwambara ingofero, murabizi akenshi iyo turi benshi batwawe na moto bakunda kugenda bambaye amakasike, no kugira ngo in case habaye accident basi umutwe urindwi. Ni igice kitagira pièce de rechange, ni igice kitagira ibigisimbura. Ushaka kuvunika ukuguru kugacika bakaguhereza insimburangingo, ushobora kugira ikibazo ku bindi bice by'umubiri bakareba uko bigenza, ariko umutwe iyo wangiritse uba wangiritse, biba byarangiye. No mu rugamba iyo bakurashe mu mutwe biba byabaye ikibazo. Rero Pawulo aravuga ngo mutware agakiza kababere ingofero. Imana nishimwe cyane. Ahangaha ni uburyo bukomeye cyane bw'imitekerereze ya muntu, ni uburyo bukomeye cyane bw'imitekerereze ya muntu. Bivuga ngo rero aho ngaho aho washyize ingofero muri uwo mutwe wawe, hari ibintu byinshi cyane bihakorerwa, ari nayo mpamvu umutwe urindwa cyane, kuko iyo ugize ikibazo ibintu biba byakomeye. Pawulo aravuga ati rero murinde imitekerereze yanyu, murinde ubwonko bwanyu. Birivuga iki? Biravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Rinda uko utekereza, rinda uko wibwira ibintu, kuko uko utekereza ni kuri. Imitekerereze yawe niyo ikugira uwo uriwe uyu munsi wa none. Imitekerereze nayo hari ibintu byinshi biyigaburira, biyihereza ibyo gukora. Amatwi arayihereza, iyo wumvise ibintu ujyana mu bwonko ujya kubitekereza. Iyo urebye ibintu bishyira mu bwonko ukajya kubitekereza. Donc ni ibintu byinshi, uburyo bwinshi ushobora kwakiramo ibintu. Pawulo aravuga ngo mwakira agakiza kaba ingofero. Gakiza kawe kakurinda uko utekereza. Utekereza ibintu byawe, ibyo utekereza iki? Iyo ugenda mu nzira utekereza iki? Iyo uri mu muhanda utekereza iki? Iyo uryamye ku buriri bwawe utekereza iki? Muri iki gitondo ndakwinginze kugira ngo urebe imitekerereze yawe. Rero Satani akaba azi gukoresha ahantu neza, mbabwire ko Satani ataturemyemo, ahubwo ari hanze yacu. Sinzi nimba mubyumvise. Satani ntaturemyemo, ari hanze yacu. Nawe arongorera, atanga message tukayakira. Ashobora gukoresha umuntu. Twaravuze ngo ntabwo dukirana n'abambaye umubiri, dukirana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibitegeka isi y'umwijima. Rero biroroshye cyane ko Satani yanduza ubwonko bwawe, biroroshye cyane ko Satani yanduza ibitekerezo byawe, biroroshye cyane ko akongorera, biroroshye ko akubwira, yanyura ku muntu akabwira ati dore rero, yanyura ku nshuti, yanyura ku muvandimwe. Bibiliya yatubwiye ngo afite amayeri menshi cyane, afite amayeri menshi. Satani agira amayeri menshi ku rwego ugira ngo uhanganye n'umuntu uva amaraso. Afite amayeri mu ntambara ku buryo wikanga ugira ngo uhanganye na pasiteri wawe, ukagira ngo uhanganye n'umuvugabutumwa runaka, ukagira ngo uhanganye n'umushumba wawe, ukagira ngo uhanganye na mama wawe, papa wawe, umugabo wawe, abana bawe, ukagira ngo nibo muhanganye. Afite amayeri menshi ku buryo udasobanukirwa, igihe cyose akenshi wikanga ugira ngo uhanganye n'abo bantu nibo bansi bawe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umwanzi wacu ntago yambaye umubiri. So rero afite uburyo bwinshi yanduza uko utekereza, yanduza uko wibwira. Reka rero nguye igisubizo cy'iyi ntambara. Bibiliya iravuga ngo aya mategeko nguhaye uyibwire ku manywa na nijoro. Umwanditsi wa Zaburi ya mbere yaravuze ngo
hahirwa, avuga uburyo uwo muntu ahirwa, arangije avuga ngo amategeko y'Uwiteka ayibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo, kandi uwo nguwo rwose ng'icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ibyo wibwira nibyo bikugira mubi, ibyo wibwira nibyo byakwangirije, ibyo wibwira. Satani atangira atera urubuto rutoya mu mitekerereze yawe, hagatangira ateramo urwango utarimo ubona neza, agatangira ateramo ubuhehesi butagaragara neza, agatangira ateramo ishyari ritarimo rigaragara mu mitekerereze yawe. So then agatangira abiteramo, yarangiza akabifumbira, akabyuhirira. Nimba guhaye akantu gatoya ku buhehesi, aragafumbira, kunyuza abantu imbere, agushakira abari gakuza. Nimba guhaye ishyari, aragushyira hafi abantu barimo bidevelopa, abantu barimo batera imbere, akubwira ukuntu bitari ngombwa, agushakire uburyo ako kantu gakura. So imitekerereze yawe irarindwe. Agakiza kadashobora kurinda umutwe wawe, agakiza kadashobora gushyira amategeko y'Imana no kuyabika. Mariya ngo abungeri baje kumureba, ngo bavuga iyerekwa bagize n'uburyo marayika yavuganye nabo, bashima Imana, baramya Yesu. Ngo ayo magambo yabika ku mutima, ayo magambo yabika mu bitekerezo bye, ngo akajya ahora yatekerezaho. Wowe utekereza iki umunsi wawe ugizwe n'iyihe mitekerereze? Ndapfuye, ndashize, birarangiye. Ibyo nibyo utekereza, ibyo bituma Imana ijya kure yawe. Iyo ntambara wayitsinzwe rwose. Mu ntwaro zimwe z'Umwuka Wera ni ukwambara ingofero, ni ukurinda neza ibitekerezo, ni ukurinda neza imitekerereze yawe, ni ukurinda ibyo wibwira, kuko ni intwaro ikomeye cyane Satani akoresha akagutandukanya n'Imana, akakudisconnectinga, akagushyira kure y'ubwiza bw'Imana, akagushyira kure y'ubushake bw'Imana. Uzareba ibitekereza, akenshi ujya kure y'ubushake bw'Imana. Umwami Yesu natugire neza cyane. Uratakara cyane, ujya kure y'icyo Imana igushaka, ujya kure y'icyo Uwiteka yaragutegerejeho, ugatangira kwiheba, ugatangira guhagarika umutima. Reka nkubwire ngo muri iki gitondo, rinda umutima wawe, aribwo ubwonko bwawe cyangwa se imitekerereze yawe, kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bibitse, niho Imana ishaka kuvuganira nawe, niho Imana ishaka gukorera. Ugira umunsi mwiza. Shalom, shalom.